Ngewe ngiye mu marushanwa bagomba guteganya ibiro hariya nka 30 by'umuceri n'ubutako bubiri bw'inka ubwo nyine tukabushira ku bafu nka buriya mu mukino wanjye hari gihe iyo nakinye nk'amarushanwa nshobora kurya amagi hariya nk'ijana mabisi umurete we narya n'igihumbi warya n'amagi igihumbi kuko ndawurya nkumva ni nyiripapuro ndimo kurya ariko hariya muryana igishishwa uzabura ibiro 5 akagapirawo bakavanye n'inyama cyangwa bazateke uturo 5 tw'umuceri n'uturo 5 tw'inyama uzabimara n'utugaze nka 2 twa tonike shubucupa 48 ndumva unabizi nukuvuga ngo nibyo uvuze ariko hazabe n'udutoki nka 2 twimineke ubona n'agatabo kavuga ibyo ntabwo ari nukuri ukoze ukugwabya nakazi nzaba ndimo yego nakazi ubwo ningira n'umujinya nzakwaka amagi 50 mabisi nayo nyahekenye ariko uzikurya ibiryo utahazi ukuntu biryoha ariko ngo abantu wigeze kujya ku irayidi baguha umuceri mwinshi ngo iratoboka ngo bakujyana kwa muganga ubundi abantu babivuga nabi icyo kintu wari uvuze ukivuze neza narariye ngira ngo ni icyuya kirimo kuva kunda kumbe n'umuceri wavagamo numva none se haratobotse koko nukuri byarabaye ndi kera muri za 78 urumva ari ibya nona ni kera ubwo Temarigwe nza kumenyekana kwisi baravuga bati hari umunyarwanda wariye araturika kangusubize cyane mwifuriza ibiye byiza no suherereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa waba uherereye hanze ya cyangwa mba ngusubiza kuko uvuga ikinyarwanda ndetse duhuriye ku rurimi burya ururimi n'umuco kenshi birajyana ndizera ko rero mukomeje kugubwa neza ni kuri Iris TV nge ni blaise nk'ibisanzwe twe tumaze iminsi dukumburanye cyane dore ko ureba ugasanga n'ubundi tuba turi kubashakira ibyiza cyane ahangaha rero ndi kumwe n'umustar nawe wamamaye cyane mu bintu bitandukanye mu Rwanda akaba avuga igiswahili neza gitomoye karibu cyane karibuni kaka asante nashukuru kwa kuwa umenipa karibu ikiwa wamekupa karibu ndani ya Kiswahili unasema asante nimeshukuru sana kwa niaba ya kuweza kunita katika hii studio ya kwenu kabisa kwa kutaka tuweze tuzungumzie mamoja aliyopita na yangine atakayokuja kabisa. Natoa shukrani katika huyu mwaka, nadhani ndio mwaka tumeisha onana na wewe katika mazungumzo katika studio ya kwenu. Asante. Mu Kinyarwanda banyurire mu kuntu uvuze Temarigwe. Mu Kinyarwanda ndavuze nishimiye kugira ngo mumu nyakiriye muri studio yanyu. Yego. Uko mwampaye ikaze nkaba mbishimiye cyane kandi kuva imyaka yose yabaho mu nyakiriye muri uyu mwaka nkaba nishimiye iyi studio yanyu kuba mwampaye ikaze kabisa. Abantu rero benshi wenda barushaho kumva muga Temarigwe bakagira ngo wenda ni imikino. Ndi kumwe n'umugabo wa mbere ushobora kurya ikintu bita umuceri mwinshi ariko Temarigwe ubundi wamenyekanye nk'umuntu uzi kurya. Niyo tala yanjye. Niyo tala yawe. Ubifata nka tala wowe. Ni tala ni impano. Ni impano. Ushingira kuki uvuga ko ari impano Temarigwe? Aho nshingira niko ari ibintu nitoje mfite nk'imyaka 14 ntangira kurya nk'ibiro 10 by'umuceri ndinda nzamuka nk'imyaka 14 waryaga ibiro 10 by'umuceri by'umuceri ubwo numva ko mfite iyo talent nkomeza gukomeza iyo talent ngera ku biro 30 by'umuceri iyo nagiye mu marushanwa mpuzamahanga n'ibyo ndya. Reka twitangire ku myaka 14 wabaga hehe se wakuze ute iyo tala wayibonye ute? Iyi tala ndayivumbuye ndi mu muryango w'abaskuti ngiye ubundi ndi umuskuti nagiye mu buskuti mfite nk'imyaka 14 mba muri uwo muryango ngukuriramo nderamo n'abandi umuryango w'abaskuti
hari benshi cyane bajya bakunda kwibaza uriya muryango w'abaskuti ko ari uw'abakatolika bimeze bite kandi wowe uri umusilamu naje gusanga uriya muryango utareba idini ureba kuba ugomba kuba mu muryango ukiga ikintu bita discipline ukamenya uburyo ugomba kubana n'abandi ubwo iyo ubaye mu muryango w'abaskuti ukwigisha discipline ukamenya uburyo ugomba kubana n'abandi ni umuryango mwiza nawukuriyemo nk'ubu ngubu mu myaka ngezemo maze kugira imyaka 68 navutse 53 kandi mvukira hari ahantu mu Biryogo niho iwacu niho nakuriye ni naho nubatse ni naho ntuye ubwo rero ku myaka 14 ndagira ngo noneho ntangirire kugira ngo uhite urya ngo wari umu scout rero biba biraje kurya cyangwa we waravuze utari kozi ko abandi bafite impano zo kuririmba abandi bazi kubyina abandi bavuga imivugo ariko nkange Temarigwe ese Temarigwe ni izina ryawe ni izina ryanjye y'ababyeyi banjye ahubwo Abanyarwanda bakunda kuryibazaho cyane reka ndibasobanurire hano byaba byiza ni ukuvuga ngo kugira ngo banyite Temarigwe mama kera yabwiye abaturanyi ngo bamuherekeze kujya kumbyara abaturanyi banga kumuherekeza banze kumuherekeza aravuga ati ijoro ndaritema buke mu byaremo ubwo none iryo joro koko yararitemye abyarira mu rutoki rwa sogokuru sogokuru ni umuntu wakomotse za Uganda kera ubwo bazana ba mama hano mu Rwanda ubwo ba mama bavukiye mu Rwanda ariko sogokuru ubwo yari yakomotse yongiye ubwo sogokuru yavugaga ikiganda n'umuntu wari umugaragu w'umwana sogokuru ubwo mama za kumbyarira mu rutoki rwa sogokuru sogokuru amuhemba ibitoki neza se neza rwamara ari atari nyota ari mu Biryogo rwamara naho nubatse ubwo noneho mama sogokuru aza kumuhemba ibitoki birindwa aho hantu yari yambyariye sogokuru kuko yavugaga ikiganda anyita ekigwe ekitoki noneho nkuranye n'abana hariya mu Biryogo aho kugira ngo bavuge ekigwe ekitoki bakajya bamamagara Temarigwe nuko izina ryanjye ryabayeho mba ngira ngo mbibwire Abanyarwanda babyumve neza ko Temarigwe niryo zina ryanjye kuko iryo ekigwe ekitoke byari bishatse kuvuga iki mbese ni abaganda urabizi iyo umuntu yagize kubyara ubwo yambyariye mu rutoki rwe sogokuru abivuga gutyo nakubwiye ko atarazi ikinyarwanda neza yavugaga ikiganda ni ukuvuga ngo bakomotse i Buganda sogokuru yakomotse Buganda ba mama babyarira mu Rwanda ubwo nakubwiye niba abagaragu b'umwami yari umugaragu w'umwami ubwo nuko nagiye mbikurikirana mama nanjye nza kubimusobanuza bimbwira gutyo ubwo nkuriye hariya mu Biryogo abantu aho kugira ngo bavuge ekigwe ekitoki bakamamagara Temarigwe nuko izina ryanjye ryabayeho riraje wavukiye hariya atari nyota hariya mu Biryogo nge ndi umuryogo oji ntabwo mvangiwe gukurira mu Biryogo rero iyo tara yaje uri mu Biryogo utangiye kurya ntangiye kurya buriya hariya mu biryo ni ahantu haba ibiryo nyine ufite menshi katari nyota ko kavuye katari nyota umuntu yagiraga gutya kariya kazina kaje kubera abantu bakundaga kugira inyota bakavuga reka tunywe icyayi reka tunywe agakawa turumva dufite inyota ubwo ako kazina niho kagiye gakomoka katari nyota ubwo ni ukuvuga abicaraga hariya cyane cyane cyangwa bahabaga bakundaga kumva ko bafite ibintu bita icyaka none bahita tari nyota reka twigendere rero
uvukiye tari inyota buri hahoze n'urutoki bakopeza ntago bari babizi bahabonye hari amataje hari amazu meza ni nka hariya mbese ujya wumva bita mu Gitega buriya hitwaga mu rutoki ni ukuvuga ngo uriya mujyi wose wacu wo mu Biryogo habaga intoki ubwo n'ubwo nyuma n'ubundi mu mateka unavutse arya ni 5 9 navutse 5 yamaye 5 urumva kuzi kandi nawe uri murambona ukabona ndi ikibebe kandi rwose ndi ikibebe ari umuryogoji rwose ni umuryogoji Temarigwe nani wakuze uhareba hose bajya bahubaka waraharebaga hose naraharebaga kuki utahise wubaka nawe tari inyota sukajya kubaka njyewe buriya umusaza yaratuye hariya tari inyota ngenda reba rero muri tala yanjye ndavuga Imana kugira ngo nicarane n'abasaza mu rugo gutya reka nishakire aho niturire ahanjye niyubakire urabona umuntu ufite impano nyine ufite iyo tala ubundi ndimi zose ku isi iyo ufite tala ya food eating ubasha kugira icyo wikorera none se ubu uri umwana ababyeyi ntago bivumburaga iyo babona guriye nk'ibiri 10 by'umuceri oya mu rugo naharyaga wenda naharyaga nk'ikiro kimwe n'inusu wenda cy'umuceri nareba nkavuga ati nanone ufuka uryaga icyumweru buriya ntuko ariko abantu bakera bari bafite ibiryo hari ibiryo byinshi byinshi cyane buriya se mu Biryogo mwarahingaga mu Biryogo se nta no munsi y'urugo tugira mu Biryogo ni ukurya amafaranga ntabwo duhinga uko ni ukuri ubwo rero ubundi guhinga kwacu hariya mu Biryogo guhinga isuka buriya ni mu bwonko no gushakisha umwana ngiye rero niho nshaka kwisabiraho udusobanurire umubyeyi agiye kubona akabona urice kumeza uri ikiro cy'umuceri ariko mu rugo naryaga bisanzwe ubwo nyine nakubwiye nkijya mu muryango w'abaskuti urabizi umuryango w'abaskuti ni ugukora kandi ukanarya buriya nagiyemo mbaja kuba nakora akazi kenshi bituma numva bamwe abaskuti bacira amazi mu macupa barushanwa abandi bajyana ibiye ku kiyiko ndavuga ngewe rero hari ikintu bita jambore ihuriro ry'abaskuti mu rwego rw'isi ubwo ni ukuvuga ngo komiseri generali w'abaskuti yaravuze ati Temarigwe nukina n'abari abaskuti b'Abanyamerika iwabo bo bikinira imikino yo kurya niko babwiraga komiseri generali Rene ndamubwira rero hariya ngiye kwinjiramo ngiye kugutsindira bari abaskuti b'Abanyamerika Rene ashiraho ibiro 2 by'umuceri buri muntu bari abazungu baravuga birashya badushiraho n'amaguru 2 y'ihene buri muntu yaravuze ati uri butsinde ari bujyane ibihumbi 20 ubwo Temarigwe hari ryari hari nko muri za 70 gutya n'8 ubwo urumva ni kera ibyo ari byo byose Temarigwe ni nyina nabo bazungu bari nk'abazungu 5 baravuga bati wacu dukina imikino yo kurya ni nayo mu gihugu cyacu bakunda ndavuga mujyanye mu biryo nanjye ngiye kubereka nk'umunyarwanda ukuntu icyonzi ni ukuvuga ngo narangije ibyanjye ibiro 2 n'amaguru yanjye 2 nataka ibyabo bari bananiwe ndangije komiseri general wari ibiro 2 by'umuceri n'amaguru 2 y'ihene nongera nataka n'ibyaba abandi bari bananiwe umwe yari akaguru kamwe yariye n'ikiro kimwe cy'umuceri n'undi nuko ndavuga aba bantu nabanebwe reka myinjiremo ubwo ndabiriye ni n'Abanyamerika hari umuskuti w'umuraribitre wasifuraga batubwira ko ibi bintu bigira amategeko agomba kubigenga amategeko yarameze gutubwo no kuvuga ngo amategeko waciraga hasi wajugunyaga hasi bakaguha gukubita karite jaune ibiryo ubiciriye ubimennye hasi iyo ubimennye hasi ni jaune iyo bibaye inshuro enye ya gatanu ni rouge uhituvamo nanone ikindi ni ugucira iyo uciriye ni rouge ukavamo ubunaniwe ni ukuvuga biriya bintu bigira abaribitre
bikagira n'abadokiteri bagomba gupima biriya biryo ko byujuje ubuziranenge natwe bakadupima ko none amadroge tuba twanyweye. Temarigwe hari abantu bahuza ikintu cyo kurya nka urya umuceri biri 10 ukarya n'inkoko wenda cyangwa amaguru abiri y'ihene. Ibyo bintu hari abantu bavuga ko ari amadayimoni, ubivuga iki? No kuvuga nawe urabona ko uri umunyamakuru, nge nkunda kurasa no ku ntego. Ubundi iyo umaze kuba superstar ureka abaturage bakavuga, none se wajya kuburana n'umuturage umucaka wiki. Ubundi obuze icyo avuga agomba kukuvuga. Twebwe rero tubaho kugira ngo abaturage bavuge icyo bashaka. Nk'ubu turimo turiganirira. Ubu nabonye unafite na technique y'uburyo bwo gufata micro ukanambaza. Iyo ni technique. Ariko ngubaje password yawe wayimbwira? Ntago nayikubwira. None se urumva ngiye nafata umuturage nkamuha password yanjye ejo akagutsinda? Noneho iyo dufite za password zimiri izindi za password abantu bashaka uburyo bakwinjiramo. Urabona uri kugenda usaza, uvuga ko ahubwo ushobora kuzananirwa kurya bya biri 10. Ubugereranyije hari umwana wawe ubona uzagukurikiza cyangwa? Ubundi ngewe yongeye mu marushanwa aho nakubwiye yari intangiriro. Ubundi si iyo ngiye mu marushanwa sinjye biro 10. Numvisha umamiti yurayimeriki. Ngewe yongeye mu marushanwa bagomba guteganya ibiro hariya nka 30 by'umuceri n'ubutako bubiri bw'inka. Ubwo nyine tukabushyira ku mbavu. None se Temarigwe ibyo bintu bijya he? Kandi nakubwiye ngo singuha password twaganiriye cyane. Nawe uvuga password nanaguhaye n'uburyo nazagira umuntu ukubaza password yawe nikosa. Ntago wayemera, ntago wayitanga. Uyitangira iki se? Rero reka abantu bakomeze nka buriya mu mukino wanjye hari gihe iyo nakinye nk'amarushanwa nshobora kurya amagi hariya nk'ijana mabisi, umurete we narya n'igihumbi. Warya n'amagi 1000? Kuko ndawurya nkumva ni nyiri papuro ndimo kurya. Ariko hariya buryanigishishwa nakwirirwa nekereza ngo ndakuraho ibishishwa. Nigeze kumva ngo bishishwa by'amagi ngo biriya ngo bigira ibyo bita calcium. Ari amagi iyo wayariye akagukundira nta n'ikibazo. Ari mabisi ni calcium. Urya ngahe? Ngewe buriya ntago njya ndiza amagi nk'ijana. Ijana urayarya? Temarigwe reka tujye ku marushanwa. Amarushanwa wagiyemo nayahe atarayo yaba scout bikiri mutoya? Nyiri mutoya nagiye mu marushanwa mpuzamahanga, nagiye Buganda nsinda Umuganda, njya Tanzania nsinda Abatanzania, njya muri Afrika y'Epfo nsinda Abazuru, njya muri Kenya nsinda Abakenya. Noneho nza guhura n'Abashinwa n'Abayapani. Abashinwa nabo narabatsinze. Abashinwa barisha uduti. Wewe warishaga iki? Njye n'intoki. Iyo ngiye muri food eating n'intoki. Asubundi amarushanwa aremewe ku isi? Amarushanwa aremewe ku isi? Y'ibiryo aremewe. Ahubwo hano tubifata nk'ubusambo. Ndagira ngo nsaba Abanyarwanda ko batazajya babyitiranya n'ubusambo. Ni imikino nk'uko bakina umupira, bakina imikino yari yose. Ubundi imikino kugira ngo tubwire Abanyarwanda babyumve neza, iyi mikino tuyikinira abakire, kuko abakire baba bashaka kuruhuka mu bwonko. Hari abakamanaginga ibintu byabo. Niba bamanaginze ibintu byabo hariya, ubundi n'umukino ushimisha abakire. Ntago umuntu yaba adafite ibiryo ngo aje kureba Temarigwe arimo ararya. Biriya bintu birebwa n'abakire banezerewe bashaka kuruhuka mu bwonko n'umukino. Kuko impamvu ari umukino, iriya mikino ishimisha abakire. Iyo musa naho mutsindana murimo gukina, abakire bo babibonamo neza. Ni ukuvuga ngo iyo ukina harimo ibintu byo kugira ngo nkatwe tuba dukoresha ibintu tuba tumaze kumenyera.
hari igihe ukina na adversaire adversaire akaba ari umuswa iyo ubonye ari umuswa ugerageza kugira ngo ubundi tugira n'inyicaro twicara muri iriya mikino njye nkanjye nicara inyicarimo iyo nahuye n'abo ngabo bose bicara inyicarimo ukuntu wari wicaye niko ukomeza ukicara we wicara ute njyewe reba impande zose reba impande zawe ufite nk'impande enye umuntu agira impande ebyiri ariko njye ngira impande enye iyo ndi mu marushanwa buriya ni ukuvuga ngo nicaza ukuguru kw'indyo ubwo ni ukuvuga nahindura ukuguru kw'indyo nkajya ku kuguru kw'ibumoso ni ukuvuga ngo hano ku kuguru kw'indyo hajyamo nk'amasiniya 3 y'umuceri amasiniya 3 nahindura ahandi Temarigwe ariko ikiganiro gitaha nzakuzanira umuceri shika nzazana ibiryo uzabizana nje nta kibazo nzabirya uzamba nk'uturutungahise kugira ngo turebe nzangura ibiro 5 ntacyo uzagura ibiro cyangwa wa wundi uzagura ibiro 5 akagapirawo bakavanye n'inyama cyangwa bazateke uturo 5 tw'umuceri n'uturo 5 tw'inyama uzabimara n'utugaze nka 2 twa tonike ubucupa 48 ndumva nabizi ni ukuvuga ngo nibyo uvuze ariko hazabe n'udutoki nka 2 tw'imineke ubona n'agataro kavuga ibyo ntabwo ari ni ukuri ukoze ukugwabya n'akazi nzaba ndimo yego n'akazi ibi bintu tugiye kubikora abakunzi bacu ba Iris TV baraza kumenya neza koko ibi bintu tuzicara hamwe tubinononso ebana nzabikurira kabisa nanjye kubera iyi radio yanyu nakunze ni televiziyo ni ukuri n'ibyuma byose nabonye mu bifite ubwo rero turi kumwe ni ukuvuga ngo ibyo biro bindeganyirize 5 na 5 by'inyama njyana ibishishwa vo kuziryana ibishishwa n'utuneke nturujyana n'ibishishwa ubwo ningira n'umujinya nzakwaka amagi 50 mabisi nayo yarya nayo nyahekenye ariko uzikurya ibiryo utahazi ukuntu biryoha umva biba biryoshye cyane ariko ari njye utaza amafaranga byambihira warya bike ndajya bike ariko kubera Temari ufite umufasha mfite umufasha ufite umugore mu rugo umugore yabonye uriye nk'ibyo biryo abifata gute ariko nanjye reka twiganiriye nze nabonye uri umunyamakuru ubundi ntujya kogeza umupira none se ko uri wabaye inshuti yanjye barumva hari umukinnyi ukinira muri salo y'umupira ni ukuvuga ngo wowe biri bifata nk'umukino wawe nyine uri gukina ariko mu rugo bisanzwe numva ko unshubije neza mu rugo ntibisanzwe mu rugo ntago njya ndenza akaro kamwe k'umuceri akaro ariko urakarya kamara akaro n'akaro k'inyama n'ubuteremusi 3 bw'igikoma ubwo nibwo nirira ni ukuvuga ngo network nzikuraho nkazishyira mu biryo uwo mwanya wo kumamagara halo ntabwo nakwitaho ebanuka karaba intoki umva ibiryo ndeye ikinyabupfura biteye ubwo ababebese niba nta muntu uzagukurikiza ubundi mu rugo bateka 2 n'igice ni ukuvuga ababebi barya 1 kilo n'igice ni njye wirira 1 kilo ariko ku manywa ntabwo njya nkunda kurya kuko nawe urabizi umuntu yari umukozi abari mu kazi nta mwanya wo kurya ndira rimwe nimugoroba maze kuruhuka uko niko kuri nta mwana uragukurikiza se ngo narya ntawe nanjye mu muryango wanjye aho navutse nta numwe wigeze ugira iyo tara ariko wowe rwose ubifata nk'Imana mva ni Imana ihambaye ariko uzi ikintu ugomba gukina ibihembo se bibamo iyo wariye ibiryo bingana bana bibamo baranaguhembana neza nibiki baguhembye uri utsinda njyewe najyaga ntsinda hamwe na hamwe hari aho njya gukina bakankubita 1 miliyoni y'amafaranga nariye n'ibiryo byabo ariko ntacyo biba bintwaye wanihagiye bakagwa nayo mafaranga ukareba nawe uko wigira ni ukuvuga ngo wariye wubatse umubiri nona bagwaye no kuzongera
no kubaka amezi yandi asigaye none se ariko ndagira ngo n'abanyarwanda batazaza babyita ubusambo nababwiye ni umukino dukinira abakire ntabwo ari umukino dukinira abantu bose ariko mu Rwanda yigeze kuba amarushanwa ngira ngo ni muri Sky Hotel hari amarushanwa yo kurya narateguwe na Kensi hari amarushanwa warayitabiriye narayitabiriye nayo nkiri muto icyo gihe ariko nubwo wari ukiri muto warayumvishije ari amarushanwa hari bateguye amagi bateguye n'umuceri warabatsinze se nararangije wararangije uwa mbere nakinnye n'abantu bobaswa bamwe batangira gucirakira ndababwira rero ku buhanga bwanjye ntago mwangoro n'ibihugu bya Afrika na Aziya byarananiwe mwebwe ba hano mu midugudu murashaka kunyigerereza barabahembye nabo barabahembye ariko babahemba duke sibana ndibatsinzwe ngiye bamembye hariya ntibabuze bamaye 500,000 nayo ngayo wanariye wubatse umubiri tayari ariko ngo abantu wigeze kujya ku irayidi baguha umuceri mwinshi ngendira toboka ngo bakujyana kwa muganga ubundi abantu babivuga nabi icyo kintu waruvuze ukivuze neza nigeze kurya mvuye gukina n'ibihugu bya Afrika nari mvuye no mu Bushinwa na Aziya ndangije dushigaje umunsi umwe ngarutse hano iwacu mu Rwanda nza kuzunguruka ingo 29 kwa ndimo kurya naryaga agasiniya za siniya nini bashiraga isi ipirawo ubwo nazunguruka urugo rumwe nkarya isiniya imwe ubwo nazungurutse ingo 29 ngeze kwa marume bamwitaga Yenusu marume yitabye Imana muri ko ridashira ubwo ngeze aho ngaho narariye ngira ngo ni icyuya kirimo kuva kunda kumbe n'umuceri wavagamo numva none se haratobotse koko nukuri byarabaye ndi kera muri za 78 urumva ari ibya nona ni kera ubwo Temarigwe nza kumenyekana kwisi baravuga bati hari umunyarwanda wariye araturika kandi akabariho ahandi kwisi barapfa haraho nagiye gukina muri Malawi njya gukina n'uwo muri Malawi mvuye muri Malawi maze kumutsinda nkigera hano mu Rwanda barambwira bati wa muntu mwakinanye yapfuye ayisapfu nukubera mutsinze kandi namutsinze ndabaza se nukubera iki yapfuye ni biryo twaryaga cyangwa no buryo yabiriyemo ubwo nivanira y'intsinzi nigarukira mu Rwanda nanjye nza guhura n'icyo kibazo cyo Temarigwe niki cyatumye nditoboka ni kuruhe ruhande ni buryo ni bumoso ni hano ni bumoso narariye ndagira ngo mbisobanure n'abanyarwanda ubundi nabakagiye babyitiranye iyo bibazi karivuba kandi ari bya kera ni bya kera nukuvuga ngo nge ntago nigeze mbastinga igifu n'urura rwacitse kubera rumaze gucika nukuvuga ngo rwamenye kumuzo umuntu agirimo ubundi 3 nukuvuga ngo rwamenye inyuma y'impu nukuvuga igifu cyaruzuye n'amararuzura ubwo rero n'ibiryo hose hari mu biryo nukuvuga ngo ayo mara yaje gucika baza docteur w'umuzungu bitaga Strex ari CHK burani nanjye muntu wa mbere wageze hari CHK wigeze kubastinga baramvura ndakira nongera nsubira mu marushanwa nibwo najyaga gukina n'abashinwa n'abayapani amaraso ubwo barayadoze byagenze bite sinzi ubuhanga abadege bakoresheje ariko ntago wakikurya hameze neza ubundi ndi I'm ready kabisa iki byari byose muri food eating nitwaye neza ndumva nandi marushanwa urayiteguye ndayiteguye yo marushanwa ari imbere se amarushanwa ubu ndimo ndateganya kuzakina n'umunyamerika wa mbere kwisi noneho ndumva mwiteguye neza n'abaje umunyamerika uzarya umuceri avuga abazungu ntago tujya turya umuceri turya ibintu bita hamburger na dendo ndamubwira nanjye rero mukatisha nsanga hamburger nanarya na nyinshi ndamubwira reka nzirire dendo
uziradenda umuzungu namubwiye umuceri arawutinya yego aravuga ngo n'abazungu barya umuceri uzakina ryari turateganya ku bushobozi bw'Imana corona nirangira muri iki gihugu cyacu ndumva umunyamerika azahita passport Temari passport passport ati nsanga muri Amerika dukina oya igihugu cyayinshakira ni ibintu by'iminota buri wajya gukina nta byangombwa ufite ibyangombwa narabigiraga warabigiraga urabizi ko habaho passport za zindi bahereza nk'amavubi bakagenda gakina nanjye mba ndi nk'amavubi yo kurya ubwo kubaka izina urabyumva nawe biragoye reka ngushimire cyane ndizera ko gahunda duhanye ari kwa kundi kwikurikiza nanjye icyo nkwemereye twakundanye nanjye navuze kuva imyaka yose irangiye yose ubu urabona uyu mwaka tutaragiranye ibiganiro urabona uyu mwaka utabaye mwiza yego rwose ndanawukwifurije yego umwaka mwiza rwose ndawubifurije n'umuyobozi wanyu abakunzi banyu ba radio yanyu n'umuyobozi wanyu w'iyi studio namwe banyamakuru mwese mukora muri iyi studio ndabashimiye urakoze cyane mukoranamo n'abakobwa yego nabo ndabashimiye bari gukunda n'abakobwa kose kuri umugabo n'ubundi nta kibazo umugabo gukunda abakobwa ntabwo ari ikosa ariko ntabwo Imana yatubuje gukundana yaravuze muzakundane ko twarababyaye yego niba n'abakobwa baravutse tugomba kubakunda ahubwo ntidushake benshi dushake abo tugomba kubana nabo ntudushake Islam yemera abagore bangaye harya buriya yemera abagore bane ni naryo tegeko ariko ngiye mfite umwe njyewe kubera uko kuko ndi umusitari nashatse umwe nagendanye n'ibi abandi bashaka abagore bane niryo tegeko ariko jewe kubera yuko ndi umusitari nashatse umugore mbyara n'abana 3 urakoze cyane Temarigwe nanjye nabashimiye cyane nanabishimiye muzongere mu ntumeho twongere tugane twirire umuceri uribwa bana hari abantu babibona batarabibona ubwo nanjye nakubwiye inshakira ubwo butoki ushakire n'izo nyamibiro 5 n'ubwo bugaziye bubiri bwa tonic nuko kwihera amacupa kabisa niba bazasuka mu ndobo bakamijage sinzi ubwo nuko icyo gikorwa tugiye kugitegura ukwezi nako kurangira tutagikoze nukuri kw'Imana turangiza umwaka dufite freedom murakoze ndabashimiye